Yarara bazi mumeze mute? Uyu munsi ngiye kuba nabereka uburyo ushobora kuba wakoresha interineti y'ubuntu, abatipe bajya bakwita VPN zidakora neza fureshi, uyu munsi ngiye kuyibatamo imeze neza, ndabizi ko muri fone yose iri buze kuza gukoramo. Nibutsa kubanza wakanda subscribe kuri iyi channel, kanda ku nzogera kugira ngo hatagira video nzashyiraho ngo igucike, kandi nubona ino video igushimishije ukande like, unayisharinge ku bandi bantu benshi kugira ngo ibintu byose bigende neza. Hari video nyinshi nagiye ntambutsa, ushaka kuzikurikirana waza kuri YouTube channel yanjye wazisangaho. Nkomeza gushimira n'abantu bagiye batanga gukora subscribe kuko ni umusanzu mwagiye mutanga. Urabona izi video zose nagiye mba nahatanga ko izi zose ubona zose ni video, hariho nyinshi tu. Komeza ukazireba ukazitega ukareba uko bimeze. Rero uyu munsi ndifuza kuba nabereka uburyo ushobora kuba wakoresha interineti y'ubuntu. Twihuse cyane, uraza muri Google Play Store yawe, ndakenga nta muntu utayizi Play Store. Urayifungura bitewe n'ahantu search yawe iraba iri, uraza usacinga uraza muri search yawe hano, uraza muri search yawe wandikamo ijambo bita TRM Tana, dore ngiri hano, iri ngiri uze urifungure. Urabona urabona logo yayo ngiyi hano, iyi niyo uri bufungure. Urabona ngewe nyifitemo kuko bamaze kumbwira ngo open, ubwo bivuze ko namaze kudownloadinga. Icyo ukore uraza kuyesitaramo, numara icyo ukora urayesitaramo, ukimara kuyesitaramo uraza uyifungura ukimara kubona ko yagezemo. Urabona logo yayo ni gutya ari bufunguke, iraza gufunguka imeze gutya, uyitegereze urebe uburyo iri bufunguke. Bibutsa gukanda subscribe. Ndabona nawe barimo kwamarizamo ko nta kibazo iri buze gukora. Urakanda OK, then uze ukande hano answer letter. Urabona iraza gufunguka imeze gutya. Icyo uri bukore uraza hano ukande hano kuri kano kantu kakwereka ko hasi hari ibindi biriho, ngaka hano. Icyo ukore uraza ushakamo network ushaka kuzajya ukoresha. If it's MTN, urayishakamo, zirimo nyinshi, yaba Airtel, byose uri bushake iyo ukoreshe. Reka dukoreshe bino byibuze Airtel. Airtel urabona hano Airtel Rwanda, already urabona na MTN hano nayo urabona ko yakoramo. Mango 4G nayo urabona aha yahakora. Rero reka dukoreshe iyi ngiyi yo hejuru, iyi dukoreshereze iyi. Uraza uyikirikeho, iyi ngiyi ndetse ko itariyo, tureke kuri iya mbere. Ndabona urabona ko tayari yamaze kuba yageramo hano. Noneho hano ahantu mukuru kujya wayesitaramo, hano kuri autosava urabona harimo amaseriveri menshi atandukanye, nk'iyi ngiyi iyi
iyi sava hari uburyo ikora online, iri ultimated ubona ko ikora fresh, iyi nayo nuko nazo zirakora, iyi yes ya iyi ngiyi nayo nuko zirimo zirakora. Reka dukoreshe iyi ngiyi yo hejuru iri auto kugira ngo ijye ihita yizana ako kanya, yabwo turafunga kuri auto, turangiza dukande hano kuri start. Kimara gukanda start urabona ko ise irodinga tayari yamaze kuba connected. Ndabona barasizemo sorry, ndabona ari ku moko yamarizamo, urabona ko yamaze kuba tayari connected here. Nanone kandi urayibona hano hejuru dododo, urabona ko baduha icon igaragaza ko iyi VPN irimo gukora. Ndakenga rero iyi video yagushimishije, kanda like kandi subscribe. Ubu tayari ubu twaba twemerewe ko twakoresha ibyo dushaka ibyo byose bitwara internet, kuko icyambere cyo internet tugomba kuba tuyifite hano. Urayibona kuko urufunguzo aka kaki niko kagaragaza ko internet yacu irimo kuba yaba access irimo gukora. Ubu twa accessinga kuri internet uko tubishaka. Ubu hano searching rwose ibintu byakunda ujya ukandikamo for example ICT secret, for example na hano ukandikamo indirimbo yitwa ndagukumbuye, ukandikamo by Tang visi ya fit namwe na yago. Tayari urabona ko internet irimo kuba yakora. Urabona indirimbo ngiyi hano, urabona ko indirimbo ise ako kanya ndetse tunayibona. Ubu ushaka wanayikina kuko internet irahari rwose. Tukanda subscribe. Urabona ko indirimbo rwose akanya batuyikina. Basaba kuba mwakanda subscribe ndetse mwandika muri comment ni iki mushaka kumva nabakorera. Mu kanya ndaje mbatemo n'indi video imeze neza, ibatamo video y'uburyo wakorera amafaranga online. Ciao ciao.